Uyu mukobwa benshi badatinya kwitiranya n'umunyarwandakazi, ni umubyinnyi w'umunyakenya, ni umutikitoka, ni umunyamideli. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Alberta Nasieku, ukomoka mu muryango w'Abamasayi. Nasieku afite imyaka 23 y'amavuko. Yavutse tariki ya 10 z'ukwa karindwi, umwaka wa 2001. Avukira i Nanyuki, ariko akurira Nairobi, nyuma yimukira i Nairobi. Nasieku yatangiye kubyina akiri muto, ariko atangira kubikora bigize umwuga nyuma y'amashuri yisumbuye, aho afite abayoboke barenga 2 miliyoni kuri TikTok, n'abayoboke barenga 121,000 kuri Instagram. Nasieku ari mu bantu babyina imbyino nziza muri Kenya muri iki gihe. Amashusho ye akunze gukorana na Klaus, azwiho kandi no gukorana n'abandi ba TikTokers bo muri Kenya. Nasieku ari mu banyamuryango bagize inzu ya Alpha yinjiyemo mu ntangiriro z'umwaka wa 2023. Akimara kwinjira muri iri tsinda, yazamuye umwuga wo kubyina mu rundi rwego. Yashoboye guteza imbere guhanga kwe mu mbyino ye no kubona abantu benshi ugereranyije n'igihe cyashize. Inzu ya Alpha ikora ibintu nko kubyina, gukina udukino duto, ndetse no kwerekana imideli cyangwa se imyambarire. Nasieku yavukiye mu muryango w'abakirisitu wo muri Kenya, aho yavukiye kandi akanahakurira, aho yarezwe n'ababyeyi be, akaba avukana n'abandi bavandimwe babiri, barimo murumuna we ndetse na musaza we. Nasieku ni umukobwa, nta mwana cyangwa umugabo, gusa ari mu rukundo n'umubyinnyi babyinana ari we Klaus. Aba bombi mu kiganiro cyabo kirimo urwenya rwinshi n'abanyamakuru, badutangarije uko bahuye. Icyo gihe ubwa mbere duhura, twahuriye muri shoot, ari kumwe n'umucuti witwa Indere, turi gushutinga video. Byari video isanzwe yo gushyira kuri TikTok. Icyo gihe Klaus wari ufite abaforowa bangahe? 25,300. Yego, nanjye byari nk'ibyo. Ubwa mbere twari duhuye, ntitwari tuziranye. Bukeye arampamagara ngo nkore video na Klaus. Turayikora, abantu barayikunda. Muri icyo gihe tubona dukoranye abantu babikunda. Indere yafataga ababyinnyi akabahuriza hamwe, bagakora amavideo. Nuko uko twagiye dutindana, dukorana amavideo kenshi, duhorana, nuko twaje kwiyumvanamo. Arankunda, ubwo nanjye ndamukunda. Nuko byaje. Urukundo rwa Klaus na Nasieku ntabwo rwarangiriye aha. Bakomeje gukundana, bafatanya inzira y'urukundo. Mu kazi barashyigikirana, igihe kiragera Klaus abyiyumvamo, arapfukama, amusaba kubana nawe. Nasieku atazuyaje nawe abyemera n'ingoga, amubwira ko abyemeye, ko agiye hari nta wundi yamusimbuza. Mu buzima busanzwe, Nasieku avuga ko ari umukobwa woroheje, ushimishwa n'utuntu duto duto, akunda umuryango we, akunda Imana, kandi agakunda n'inshuti ze. Uyu mukobwa ngo yanga ubucuti burimo ubugome, agakunda umuntu umuryarya kandi ushaka kumuganisha habi. Ibyo rwose azirana nabyo urunuka. Ikindi ngo mu buzima akunda gukora cyane, ko ngo yishimira iteka kugera ku nzozi ze. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro, ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.